Niba wifuza kurinda ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ukajya uhorana ubwonko butyaye butekereza neza, ibitekerezo bityaye, jya ukora ibi bintu 5 buri munsi. Icya mbere, jya ukora ibishoboka byose usinzire bihagije, byibuze amasaha 7 buri joro. Ibi bifasha ubwonko kuruhuka, bigatuma uri buze kugira ibitekerezo bizima byinshi kandi bityaye mu mirimo uri buzindukiremo cyangwa se mu bikorwa byawe bya buri munsi. Icya kabiri, jya ukora imyitozo ngororamubiri buri munsi, byibuze iminota 30 ku munsi. Yaba kugendagenda, kwiruka, koga mu mazi menshi cyangwa muri swimming pool, gukora yoga ndetse n'indi myitozo ngororamubiri wabasha gukora. Icya gatatu, jya ugerageza urye indyo yuzuye buri munsi. Indyo irimo imboga, imbuto ndetse n'ibitera imbaraga. Icya kane, gerageza ukore ibikorwa bituma ubwenge bwawe butekereza cyane. Cyane mvuga si ibigutesha umutwe, ahubwo ibikorwa bigucalenjinga, bituma utekereza se iki kibazo ndagikora gute, iki gisubizo ni ikihe, aha hantu ndi ndahava gute. Ibyo rero urugero rwiza ni ugukina game. Ushobora gukina game zitandukanye zigusaba gutekereza, uvuga uti ndava kuri rwego runaka njye ku rundi gute. Cyangwa se ushobora, ku bantu babishoboye bazi iby'ikoranabuhanga, gukora ibintu bisaba codinga, kwandika amakode cyangwa se gukemura ikibazo runaka ariko wifashishije ikoranabuhanga. Si ibyo gusa, ushobora gukora ibikorwa bituma utekereza, ukagira creative thinking, gutekereza mu buryo buhanga udushya cyangwa se butanga ibisubizo. Ubwo buryo rero, urugero ushobora gushushanya, gupaintinga, gusiga amarangi, ushobora gukora udukorwa tw'ubukorikori. Ibyo byose bigufasha gutekereza mu buryo buri creative, kuzana ibitekerezo bishyashya, kuvanga amabara, kuvuga uti izi nyuguti ndazandika gute, iki gishushanyo umurongo utambitse ninshiraho uberamye biragenda bite. Bigufasha kuruhuka mu mutwe no gutekereza ariko mu buryo buzana ibisubizo kandi bitakuvunnye mu mutwe. Gerageza ukore ibikorwa bituma usabana n'abandi, n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango. Ibi ngibi bigufasha kugira ngo wongere cyangwa se wubake uburyo bwawe bw'imitekerereze buri emotionnel, uburyo bw'amarangamutima. Iyo uganira n'umuryango hari ibyo muba muziranyeho muganira, iyo uganira n'inshuti hari ibyo muba muziranyeho muganira cyangwa se mwibukiranya, bigatuma ukomeza kubaka ubuzima bwawe bw'imitekerereze iri emotionnel, bw'amarangamutima. Bigufasha ikindi kwenjoyinga, kugira ibintu bigushimisha. Aha rero ushobora kujoyininga atari umuryango, atari inshuti, ushobora kujoyininga n'abantu mutari musanzwe muziranye, ku bantu basoma agatama, ushobora kujya mu kabari ukaganira n'abantu mutaziranye. Please, ahangaha gerageza uvugishe nk'umuntu mushya mutari musanzwe muziranye, wumve we muri we aratekereza iki, uko ibintu abifata wenda mu buzima turimo muri iyi minsi, arabifata ate, arabitekerezaho iki, ibisubizo abona. Biragufasha kumva imitekerereze y'abandi bantu, noneho nawe uvuga uti okay, nanjye imitekerereze yanjye iri kuri urwego, ntabwo nasigaye inyuma cyangwa nanjye ndi ku murongo n'abandi. Iki kiganiro tugikesha urubuga rwa internet rwitwa indiatoday.in. Niba wakunze ibyo twaganiriyeho, kora like, follow cyangwa se subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Urakoze, Imana ikurinde.